Ndagusuhuje. Reka dutangirire urugendo rwacu rw'uyu munsi hano Nyanza ya Kicukiro. Ni ku muhanda munini urimo wubakwa werekera mu Bugesera. Kuri uwo muhanda iyo uzamutsemo ujya kugera neza i Nyanza aho abagenzi bategera imodoka mu kigo gihari, hari umuhanda uhashamikiye uzamuka werekeza ku Irebero. Ni umuhanda werekeza mu cyerekezo kirimo ubusitani bwinshi ahakunze gutegurirwa ibirori bitandukanye. Mu kilometero kimwe uvuye ku muhanda munini hari inzu nini ihari mu kuboko kwawe kw'iburyo uzamuka. Ni inzu yanditseho Hindu Mandal. Wavuga ko ari urusengero cyangwa se mosque y'Abahindu. Aba Bahindu nibo tujye kugarukaho mu nkuru yacu uyu munsi. Nitwa Arami Claude, iyo ni Ishyo TV. Niba ariko bwa mbere ukurikiye ibiganiro byacu hano, ndagusaba gukora subscribe. Subscribe ni iryo jambo ritukura riri munsi y'video urimo kureba. Numara gukanda subscribe cyangwa se s'abonner niba ukoresha igifaransa, kanda kuri iyo nzogera ihari kugira ngo iteka tujye tubana. Uko tumaze gutunganya ikiganiro kikigera hano uzajya ukibona uri uwa mbere ngo hayikaze. Abahindu nibo wakwita nk'Abahinde b'umwimerere kuko bakomeje imigenzo ya gakondo yabo. Ni abaturage biganje ku bwinshi mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse no hirya no hino ku isi, kuko Abahinde bari mu bantu benshi ku isi kandi bakwiye mu bihugu byose. Ni nayo mpamvu i Nyanza ya Kicukiro bahari kandi ari i Kigali mu Rwanda. Mu myemerere y'aba bantu harimo ko inyamaswa zimwe na zimwe ari imana. Reka twibande cyane ku nka kuko kirazira kikaziririzwa kuba umuhindu cyangwa se umuntu usengera muri iryo torero cyangwa se umuntu wizera imigenzo gakondo yabo yarya inka. Hari abatanywa amata cyangwa se bakayanywa bamaze kuyafungura ku kigero runaka kugira ngo babone bayanywe atabagiraho ingaruka. Hari abatarya amagi, hari abatarya izindi nyama zose, hari abahisemo kuba aba vegetarian. Aba birira imboga n'ibindi byose bidafite aho bihuriye n'inyama. Inka bayifata nk'imana yabo. Mu maresitora atandukanye atekerwamo ibyo kurya hari abavangura yaba amavuta yakaranze inyama ntabe yayashyiramo ikindi kuko atabyemerewe. Hari nubwo ahitamo kutajya mu yayo maresitora kuko aba atizeye neza ko ibyo bateguye nta nyama zirimo. Aba ni bamwe mu Bahindu nibo tujye kugarukaho muri iyi nkuru yacu y'uyu munsi, aho basa naho bari gutegura jenoside ishaka kurimbura abayisilamu banyamuke mu Buhinde. Narendra Modi ni minisitiri w'intebe w'Ubuhinde, ni nawe ufatwa nk'umuyobozi mukuru w'iki gihugu. Nawe akomoka muri ubu bwoko bw'Abahindu. Imyizerere ye ni y'Abahindu. Mu myambarire ye uzamubona kenshi afite imyitero n'ibishura akenyera. Abenshi muri bo niko bambara. Ubu hari inkubiri yuko aba Bahindu benshi mu gihugu cy'Ubuhinde bashaka kurimbura abayisilamu bari ku kigero gitoya ugereranije n'umubare w'Abahindu mu gihugu hose. Ariko se kuki ibi birimo gukorwa kandi leta y'Ubuhinde iyobowe na Narendra Modi nawe ushinjwa kugira uruhare mu guceceka ibibazo abayisilamu bamugezaho? Irebera. Itegeko nshinga Ubuhinde bugenderaho kuri ubu ryemerera buri muntu kugira ubwisanzure mu idini iryo ari ryo ryose yahisemo. Niyo mpamvu Abakristo, Abayisilamu n'Abahindu ndetse n'andi madini menshi uyasanga mu Buhinde mu bice bitandukanye. Ariko mu bindi bice byinshi nanone hari ukwibasira gukabije kw'Abayisilamu. Ahangaha abibasirwa cyane kurusha abandi ni ababazi cyangwa se abafite aho bahurira no kuvusha amaraso inyamaswa cyane cyane inka kuko mu Bahindu zifatwa nk'imana zabo. NBC News ivuga ko Abayisilamu bamaze kugeza ikirego mu rukiko rw'ikirenga, kandi nacyo kiremera ko kizakora iperereza ku bayobozi gakondo bashishikarize Abahindu gutsemba burundu Abayisilamu. Urukiko rw'ikirenga bavuze ko ruzakora iperereza kuri iyi myitwarire idasanzwe y'Abahindu ndetse n'abayobozi babo bakuru muri iryo dini bakabije gukabya guheza inguni ndetse no gushishikariza abayoboke babo kurimbura gutsinsura Abayisilamu. Uttarakhand
ni imwe mu ntara zibasiwe cyane kuruta ahandi hose mu Buhinde, aho abakuru b'itorero cyangwa se idini gakondo ry'abahindu bashishikariza abayoboke babo cyane cyane ab'insoresore kutorohera umuyisilamu uwo ari we wese ahava akagera. Nabivuzeho, Narendra Modi ni umwe mu bayoboke b'iri dini gakondo ry'abahindu kandi niryo dini ryiganje mu Buhinde ahenshi. Ni minisitiri w'intebe kuri ubu. Ari ku ruhande rwabo kuko kuva ibi bikorwa byatangira nta kintu haravuga nk'umuyobozi mukuru kandi wubashywe ku rwego rwa minisitiri w'intebe ngo kibe cyashyirwa mu bikorwa. Abenshi baramushinja kurebera abahindu bene wabo bagakora icyo twakwita nk'iyicarubozo cyangwa se gutoteza bigamije kototera kurimbura abayisilamu ba nyamuke muri kiriya gihugu. Mu makoraniro aba bahindu bagira akenshi bambaza imana zabo cyangwa se bizihiza iminsi mikuru runaka, niho hakunzwe kuvugira aya magambo akakaye ashishikariza abayoboke babo kwibasira abayisilamu. I New Delhi ni hamwe mu habereye iri koraniro, aho bashishikarije abantu kwibasira abayisilamu kandi ibirori biracyakomeza kuko no mu tundi duce dutandukanye harategurwa ko ibi birori bizakorwa. Mu by'ukuri ni iki kiri inyuma yo kuba aba bahindu barakariye cyane bikomeye abayisilamu? Ubu ibirego bitandukanye byatangiye kugera mu butabera ndetse biriho biratangwa n'abandi bantu batari abayisilamu kuko baravuga ko ari uguhonyora itegeko nshinga. Niba itegeko nshinga iriho uburenganzira buri muntu kujya mu idini yisanzuyemo kandi yisangamo, ni kuki abahindu bashaka guhungabanya umudendezo n'ubwigenge bw'abayisilamu? Ese niba guverinoma ntacyo iravuga kugeza kuri ubu ndetse na Modi nk'umuyobozi mukuru akaba acecetse, ubu ntabwo ari uburyo bwo gushyigikira aba bahindu kwangiza no guhohotera abayisilamu ku buryo bukomeye? Maula Muhammad Madani, uyu ni umuyobozi w'umuryango mugari w'abayisilamu mu Buhinde, avuga ko Narendra Modi nk'umuyobozi mukuru mu Buhinde kandi akaba yubashywe na benshi mu Bahinde akwiye kugira icyo akora. Ati, Narendra Modi nagira icyo avuga ndabizi neza ntawe uzabyanga, ntawe uzarenga ku mpanuro yatanze ngo akomeze ahohotere ubwisanzure bw'abayisilamu. Kuva Narendra Modi yagera ku mwanya wo kuba minisitiri w'intebe w'Ubuhinde, akaba nanone n'umuyobozi mukuru wubashywe mu Buhinde hose, hagiye hagaragara mu bihe bitandukanye abantu benshi bagiye bahohotera ubwisanzure n'umudendezo w'abayisilamu. Ariko igihe cyose byakozwe nta n'umwe mu babigizemo uruhare wigeze agezwa imbere y'ubutabera cyangwa se ngo hagire ijambo ryeruye runaka minisitiri w'intebe cyangwa se undi wese muri guverinoma yavuga rishaka guhagarika ubwo bugizi bwa nabi. Nta mpamvu n'imwe igaragara aba bahindu bashingiraho bashaka guhiga bukware no kurimbura abayisilamu. Nkuko nabivuze, itegeko nshinga ryemerera buri muntu kujya mu itorero cyangwa se idini ashaka, ripfa gusa kuba rimunogeye kandi ritabangamira uburenganzira bwa mugenzi we. Niko itegeko nshinga ry'Ubuhinde ryemera ku bijyanye n'amadini. Ntacyo leta iravuga gifatika ku bijyanye n'ubugome n'urugomo rwo guhiga bukware aba bayisilamu. Ariko si ubundi niki bacumuye? Kuba gusa umuyisilamu no kuba ari ba nyamuke mu baturage b'abahindu batuye mu bice bitandukanye by'Ubuhinde nibyo biha abahindu uburenganzira bwo kubahiga bukware no gushaka kubatsinsura. Ese nanone niki leta yagakwiye gukora mu gihe bigaragara ko bamwe mu baturage babo bageramiwe n'abandi baturage bagenzi babo? Ibi birototera kuba byarenga gusa kuba amakimbirane asanzwe mu buryo bw'amadini, bigasatira ubundi bwicanyi bukomeye ndetse bwazanavamo jenoside hatagize igikorwa. Iyi ni Ishyo TV. Twari tumenyereye imyitwarire mibi ku bayisilamu batandukanye mu bihugu bitandukanye. Ntabwo twakwemeza ko ari uburyo bwo ayandi moko cyangwa se amadini nayo agiye kwigaranzura abayisilamu. Reka tubitega amaso. Tuzakomeza kubagezaho inkuru zivuga ku cyo leta cyangwa se abandi bantu batandukanye bazavuga ku bijyanye no kuba abayisilamu barimo bahigwa bukware n'abahindu mu bice bitandukanye by'Ubuhinde. Reka mbashimire gufata umwanya wanyu mugakurikira inkuru n'ibiganiro tubategurira.
nitwa Alani Claude, reka tuzasubire, ndabashimiye.